Reka ngushimire cyane wowe kanze subscribe kuri The Quick Times News, nizere ko umeze neza mu nce zose z'igihugu aho uri hagiye atandukanye. Tukaba tuje rero kureba amakuru agezweho, amakuru abagiye agezweho hano mu gihugu cyacu, haba hanze y'igihugu ndetse n'ibindi byose muri politike uko bigenda bigerwaho. Reka duhere mu karere ka Nyamasheke. Mu karere ka Nyamasheke hari amakuru y'uko umugabo yishe umugore we yijyana ku murenge ajya kwiripotinga mu buyobozi. Burindiri Emmanuel wo mu karere ka Nyamasheke yatawe muri yombi akekwaho kwica umugore we nyuma yaho yijyanye ku biro by'umurenge avuga ko yamusunitse yikubita hasi ubundi ahera kwapfa. Byabereye mu mudugudu wa Mukoto, akagari ka Karengera, umurenge wa Kirimbi, akarere ka Nyamasheke nkuko nabikubwiye hejuru. Ubwo uyu mugabo na nyakwigendera Mukarwego Ereda n'umugore we w'imyaka 62 bari bavuye mu kabari. Uyu mugabo avuga ko we n'umugore we bari biriwe basangira inzoga bagera mu rugo saa 2:30 z'ijoro. Abwira umugore ngo nateke arye arumva shonje. Umugore arabyanga, mubwira ko atateka muri iryo joro kandi ko ananiwe cyane ko nyine yari yanasinze uyidekara avuga ko atabishobora. Yanga no kwinjira mu nzu aguma hanze. Umugabo yabwiye ubuyobozi bw'umurenge ko yasabye umugore kwinjira mu nzu nabyo arabyanga. Umugabo arangije nta kindi yakoze yamusunitse. Kimusunika rero murabyumva umuntu wanasinze, ya mugore yahise yikubita hasi. Umugabo arakingura arinjira mu nzu abona undi ntago yinjiye. Umugabo yasohotse akomeza kureba uko umugore nyine ameze. Ageze hanze abona umuntu ntanyeganyega, akeka ko yewe yaba yahise asinzirira aho yaguye. Yamuterura amujyana ku buriri mu nzu, ariko nyuma abona yapfuye. Yahise amworosa igitenge yijyana mu biro by'umurenge, ku biro by'umurenge ahobera idarapo. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kirimbi Uwizeyimana Emmanuel yavuze ko abazamu babonye umuntu ahobeye ibendera ku murenge bamumaze impamvu arihobeye muri iryo joro. Arababwira ati maze kwica umugore wanjye. Bamwereka aho agomba kuba ategerereje nyine kugira ngo bucye ko murabyumva byari nijoro. Bucye rero nibwo yabonye abayobozi ababwira ikibazo cye n'ukuntu ibintu bimeze. Umuyobozi yagize ati twabajije amakuru dusanga ko umugore yapfuye, turasaba abaturage kwirinda ubusinzi n'amakimbirane yo mu ngo. Bakadutungira agatoki utubari twimukiye mu ngo, cyane ko twanafunze utubari nyine tucuruza ibe byabwenge cyangwa se n'ibinyobwa byose bituje ubuziranenge. Ubwo rero kwigendera we yapfuye, umugabo nawe yiripotinze ku murenge. Iperereza rirakomeje, ubwo turaza kumenya uko ibintu biri bugende. Gusa cyo nakubwira abantu mwitware neza kuko ibintu biri muri iyi minsi ni byinshi. Turi kubona abantu benshi bari kugenda bapfa mu turere dutandukanye tw'igihugu, kandi ukumva ibintu abantu baba bapfuye ahari n'amakimbirane yo mu ngo. Nababwira rero ngo mwihangane rwose mukurikize iby'ubuyobozi babo basaba. Ntabwo umuyobozi kugusaba ngo mureke kujya kunywa amayoga noneho atujuje n'ubuziranenge, ntabwo ari ukubanga, ahubwo ubuyobozi babuharanira iterambere ryanyu kandi n'inyungu zanyu. Rero nuko Inyamasheke bimeze, yishe umugore we rwose. Umugabo bamwita Burindiri Emmanuel. Kwerekeze i Nyabihu, mu karere ka Nyabihu hari amakuru avuga ko 4 bakekaho kwica inka z'umuturage bamaze kuba bafungwa. Abagabo 4 bo mu karere ka Nyabihu bafunzwe bakekwaho gutema inka 2 z'umuturage nyuma y'umunsi umwe bamwigambyeho mu kabari ko bazamuhombya ibintu bifite agaciro byibura miliyoni 2. Ibi byabaye mu ijoro rishyira ku wa gatandatu, ubwo murabyumva n'ejo hashize mu gitondo mu murenge wa Kabatwa, akagari ka Rugarama ho mu mudugudu wa Karambi. Amakuru yamenyekanye mu gitondo cyo ku wa gatandatu tariki ya 16 Gicurasi 2026. Uwo nyirizi nka Turatsinze Jean de Dieu yazindutse agiye guhinka ubwatsi asanga imwe yapfuye indi iri gusamba. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kabatwa Musirikare Albert yabwiye igihe mu gihe baganiraga ko bazitemye muri iryo joro ryo ku wa gatandatu cyari ku wa gatandatu. Nyirazo agiye kuzisura mu gitondo asanga imwe yapfuye indi iri gusamba. Nibwo yahamagaye ubuyobozi
ubundi ubuyobozi nyine bahise bajyaho bajya kureba icyo bibazo cy'umuturage. Yakomeje avuga ko batangiye bashakisha mu baturage baba bafitanye ibibazo n'uyu wakorewe urugomo, kandi ko hafashwe abantu bagera kuri 4 bamwigambyeho mu kabari nk'uko nabikubwiye hejuru, bamuvuga ko bazamuhombya ibintu biri byibura mu gaciro ka miliyoni 2. Akomeza avuga ko kandi iperereza rigikomeje. Amakuru igihe cyamenye icy'amakuru cy'igihe nuko abafashwe bavugaga ko Nyirinka yabibye ibirayi mu gihe gishize, akaba ari naho rero babikoze nyine nko kwihorera, kandi murabizi ko kwihorera ni cyajyanwa n'amategeko. Umukuru muri bo afite imyaka 44, umuto akaba afite imyaka 18. Gitifu umusirikare Albert yaboneyeho gusaba abaturage kurushaho kugira umuco wo gutabara, aboneraho no kubashimira cyane ko bamaze gutanga umusanzu cyangwa se gukusanya umusanzu wa miliyoni 3 kugira ngo uwahohotewe kandi wakorewe nyine ayo mabi akomeze gutunga. Abafashwe bari kuri sitasiyo ya RIB ya Kabatwa mu gihe iperereza ryo rigikomeje. Murumva ko ntago byoroshye, abantu bari kujyana amakimbirane. Ngiye icyo nababwira ni kujya mbona muri iyi minsi abantu twateshutse cyane. Murumva ngo umugabo yishe umugore we, umugore yishe umugabo, ngo umugabo yishe umugore n'abana. Ni ibintu tumaze iminsi tunareba mu nkuru zacu, bagiye badukurikira mu biganiro byacu bigiye bitandukanye barabibonye. Ni ibintu bisa naho byeze, za Rubavu, za Ngoma, hose hari ibibazo nk'ibi. Ikintu nababwira rero, amakimbirane muyagabanye, tubane neza. Turi mu Rwanda rufite umutekano, sinzi ko igihugu giducungira umutekano hakaba nta muntu wo hanze waza ngo atukomeretse ahungabanye umutekano w'igihugu. Sinumva ko twebwe abaturage b'imbere mu gihugu ari twe twakora ibintu nk'ibi, umutekano ukaba muke, tukabuzanya amahoro, twakitwara neza, ubundi tugatangira amakuru ku gihe, ibintu bikagenda neza. Ubwo nizo nkuru nari nkuzaniye zigera kuri 2. Reka ngushimire cyane wamaze gukanda subscribe kuri The Quick Times News, uwo tarayikanda kandi nkwibutse gukanda kugira ngo tujye tubana. Tuba tubafite amakuru menshi agiye atandukanye, aba ya politike, ay'ubukungu, imibereho myiza y'abaturage, ubuzima, kandi nkwibutsa ko tuba dufite n'imikino igiye itandukanye. Tubagezaho imikino yose, murayikurikira rero. Ni mukande subscribe, mukande share ku biganiro byacu n'abandi bantu bagiye bagenda babibona 5 kuri 5. Ushimire cyane. Ubwo twebwe turakomeza mu biganiro biri imbere cyane ko tuba tugufitiye amakuru agiye atandukanye buri kanya, buri munota tuba duhari cyane. Mukomeze kugira icyumweru cyiza, kandi Imana ibarinde mu byo mukora byose. Imana ibahe umugisha. Mukomeze kubana na The Quick Times News.